Halo? Yego. Halo? Yego. Grafe bimeze bite? Ndi kukumva. Okay, ngiye kuhagera rero. Yego. Ndashaka yuko ufata iyo safuriya ukoza iyo situruwaya ngiye kuhagera. Yego. Nazanye inyama nyinshi, nazanye nk'ibiro nka 15. Yego. Nibyo nshaka ko tubikora. Nshaka ko tubikora agira vuba vuba. Sanga wamaze kuyoza. Yego. Ariko se njye nari ndi kwibaza, ndi kumva ibintu uri kuvuga, ariko ubundi ugira ubwenge buke. Ni wibaza iki? Gute wabonye situruwaya, isafuriya yoza situruwaya? Nanibagiwe. Nakubwiye ngo ufate iyo safuriya woza uwo mufuka ndaje. Ariko se sha wize amashuri angahe? Ese waba amashuri angahe boss? Nize amashuri 17. Ubwo se uza ahahera n'ahashoreye? Guhera muri garidiyeni se ukageza mu wa mbere. Amashuri 17? Muye kibura n'imyaka. Garidiyeni. None se ukora iki? Cyawe rankurikira. Amba nakubeshye rwose. Hambere ahanga hano turaguraga amashashi ariko ako kazi bakanyirukanye, bambwiye ngo njye nyiga imisumari yacitse ingofero. Imisumari yacitse ingofero se? None se uri umufundi? Wabyihoreye. Ntabwo ndi umufundi. None imisumari yacitse ingofero se tutanakuba. Ahubwo nkawe mba mbona wambaye nk'abafundi, buriya ushakaca no kunyinkera akazi. Ariko sha uzi ko usuzugura? Uzi ko ngiye nkora muri kampani zimwe zikomeye zimwe utaruzi? None se boss, aho nyumve. Wasanga ukora muri kampani y'ubwubatsi, ukaba ushaka kumbwira ko ukora muri kampani ya sima cyangwa y'ibigori cyangwa y'umuceri. Oya, ngiye yamubwiye ngo nkora kwa perezida. Uba wibaza iki? Ahubwo fata neza n'iki nyine nahita nkugezayo buri. None se boss, ko mbona abantu bakora kwa perezida baba batyaye ahantu hose, nkaba mbona wowe ubyibushye ahantu hose. Ubwo ni shyashya? Oya, ni icyerekana yuko natamiye nyine. Iyo ukora kwa perezida uba ugomba kubyuka wiyicariye nta kintu ukora, kuko nyine uba ukora ibwami. Aha, mbese ngaho se ndangira akazi nanjye da. Akazi? None se ufite ikibuno n'amaguru byo kugenda? Ikibuno? Okay, ako umuntu natira ikibuno n'amaguru. Nabimutira. Kuko ndabizi afite amaguru 6, ariko 3 yo ntago akora. Yego? Ntago byumvikana. None se hari n'ikindi dusaba. Ufite ururimi ruhengamye urabigira? Ntago ari ibyo mvuga. Ubwo ni rwa rurimi nyine kuba uri kwa perezida ntabwo biba bishatse kuvuga ko utagomba gukora, kuvuga icyo ari cyo cyose kihakorerwa. Ariko ubaye uri bavugirije ku munywa nyine, kuko ndi kubona binagusa rero ntabwo wabona ko kazi. Ndakurahiye muvandimwe. Boss, rekeraho ntago ari gutya. None se ya mafaranga naguhaye kuri konti wayabonye? Yarangahe? None se ubwo ngubwo ntago bayakase? Harya 5,000 byari gukatwa ngahe? Se yose 500. Ayo yose? Ntago bishoboka rwose. Ntago bishoboka 500. Narinzi ko hubwo ari inka 25 cyangwa 5. Urasa ntiyaba ari yora? Reka nze mbanze mbaze uyu mukozi wanjye uburyo byiriwe mu rugo, turaza gusubira mu kanya. Ariko boss, ndakumva uri bwanyongeje uyu munsi ariko byagenze gute rero? Ndikumva uri bwanyongeje, ndumva bamenyemo amafaranga. Hagana heza mu gitebo hariya se? Numvise uri kuvugana n'abakire bimwe banyu, ariko se boss nanjye ndashaka kuzakira. Naringize ngo byibuza wayoye mu gitebo uzana hariya, none kumbi naho ngaho. Boss njye ndashaka kuzakira kandi urufunguzo rw'imodoka ruri? Imodoka se yayindi ihenga. Urufunguzo rw'imodoka se boss nawe narubuze.
ahubwo si iyi modoka ubu ngubu wayogeje kwera uzinduka mu gitondo uraryamira ukagira ute ukaryama ukafurura ibiki n'ibiki uba wayogeje njyewe nimukorera nkavunika njyewe urwanjye nzarukorerana ubundi bwo reka mbanze nanazamure neza ubundi umaze kubyimba bingana iki ku buryo usuzuma ngiye ndi umwana nditonda muri iyi karitsiye ujya unyiba amafaranga sha iyi saha wayikuye iyi saha rero warampembye rimwe mpita ngura isaha iyi saha wayikuye wampembye rimwe ngura iyo saha se wakuye mu kabati hariya si iyanjye kabati ni iyawe se si iyanjye ariko boss ibona n'amafaranga igura ino saha iyo saha ni iyanjye uzi yuko nahembwe ukwe amezi 6 kugira ngo ngurere oya ndakwirukanye rwose niba utangiye ubusambo ndakwirukanye nushaka nukuri ndayikwihera n'akazi ntukigakora neza ndakwirukanye nushaka ndayikwihera neza iyi saha umukozi nangahe hariya Kimironko umukozi nangahe ahembwa 100 umukozi 100 nyine njyewe waranyifatiye none umpemba 5,000 kandi nakosuka ihangane rwose dusubire mu kazi ihangane rwose dusubire mu kazi ewana nisubiyeho niba ari ibyo ngibyo uzi uko byonyine no kuba nicaye mu gipangu byonyine wakabaye unyishyura nisubiyeho ihangane ndakongeza ariko nisubiyeho ubwo biragena na kondisiyo imwe rero ndakongeza rwose kondisiyo iyihe kondisiyo nahembwaga 5,000 ariko urahita wongeraho igiceri cy'icumi igiceri cy'icumi ndakuhereza igiceri cya rumwe ariko boss ngiye niba nkubwiye ngo urame igiceri kubera ko boss maze kumenya yuko nsigaye nanakurusha n'ubwenge genda kwaka igiceri cy'icumi ukama igiceri cya rumwe uruki ni urukweto cyangwa ni amafaranga urubodaboda nsigaye nkurusha ubwenge nabibonye reka ngo ukubite veni se boss ubundi wari njyewe hari aho za Kigali